Namakuru y'incamugongo namakuru akomeje kugenda ashengura abantu benshi cyane. Tekereza nyine kwicwa n'inshuti zawe mukorana mu kazi zikuziza kuba mu byukuri ukora akazi kawe neza, ariko nyine benshi babona urupfu rwawe rukabatungura batazi nyine icyabiteye. Yaje kuba yicwa n'inshuti ze ngo zibonye akomeza kugenda akora akazi neza, ziravuga uti arakomeza kugenda aturya umwanya. Ndagira ngo uyu mudamu mu byukuri mwakomeje kugenda mubona ko imyanya y'akazi yakomeje kugenda ayihabwa ubutitsa, ariko burya iyo uri gutera imbere ntabwo nyine abantu badukikije babyishimira. Ushobora kubona abo mukorana bari kugusekera ukabona nyine murakora donc nta kibazo gihari, ariko mu mitima yabo haba huzemo kamukushi n'ikabura. Burya nyine inshuti ntabwo zishimishwa no kutubona turi gutera imbere twiruka, nyine bifuza ko twatera imbere ariko nitubasumbye. Ubwo uyu mudamu yaragiye kuba chairman w'umuryango wa PL, ariko nyine ngo abamukikije baravuga uti ntabwo wadusanga ahangaha unadukabane, ntabwo byakunda, ntabwo nyine waza ahangaha uze kudufata kunda. Yego ukora akazi kawe neza kandi nyine ufite n'igikundiro n'ibyo ukora urabizi, ariko twebwe nyine biratubabaza cyane. Ubona nyine inshuti ze zakomezaga kugenda zimusekera, nibwo baje kumugira ku mupfumu bamwohereza mu byukuri ibirozi biteye ubwoba cyane. Uyu mudamu ababizi neza, ndagira ngo abatuye Nyamata muraza kumfasha murabizi. Uyu mudamu ni umudamu wakomeje kugenda wishimirwa n'abantu benshi cyane. Ndagira ngo ku bitaro umwami Faisal cyangwa se ibitaro byitiriwe umwami Faisal, ababaga bariyo mwabonaga uyu mudamu yazaga kuri rendezvous guhura n'umuterapiste, ariko yava kuri rendezvous y'umuterapiste akahita mu byukuri ajya kwisuzumisha, ukabona ko indwara yararwaye n'indwara zari z'amayobera. Nyine tekereza ko urwara indwara ufite amafaranga nk'ayo mudamu afite, ariko nyine bakakuburamo indwara donc ukajya kwivuza muganga akakubwira ati ejo uzagaruke twongere turebe nimba high pressure yongeye kuba igaragara. Ukabona benshi ntabwo bari kumva kimwe n'urupfu rw'uyu mudamu Senateri Mukabalisa Donatira wigeze kuba perezida w'inama ishinga amategeko. Ubwo ninza kukubwira ko uyu mudamu yakomeje kugenda ashengura benshi uze kubyumva, gusa ndagira ngo muraza kunyemerera iyi breaking news yakomeje kugenda igaragazwa nyuma y'amakuru yatangajwe mu byukuri na Sena igaragaza ko Senateri Mukabalisa Donatira yitabye Imana azize uburwayi agwe mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, ariko nyuma yaho ntibigeze batangaza ngo yishwe n'iki. Turabyumva ko yapfire mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, ndetse kandi tukumva ko yapfuye azize indwara, bagatangira kugenda bahwihwisa bavuga uti iyo ndwara yamwishe n'indwara kiko mutarimo kuyitangaza. Nyine yazize uburwayi, yego mwabitangaje twanabyumvise, ariko nyine ubwo burwayi ni burwayi ki? Mutubwire izina ry'uburwayi bwamwishe kugira ngo nk'abakunzi be tuze kuba tubimenya, bitewe nuko uyu mudamu arimo kudutera agahinda. Ndagira ngo namarira akomeza kugenda ashengura imitima y'umuryango wa Senateri Mukabalisa Donatira ndetse n'abakoranye nabo mu nteko ishinga amategeko. Ubona ko nyine mu byukuri baragererewe, barakomeza kugenda bagaragaza agahinda n'intimba yenda kubasatura umutima. Ubwo ni nkubwira ngo hari igihe inshuti yawe ushobora gupfa ukababara uze kubyumva, bitewe nuko uyu Senateri nyine Donatira arakomeza kugenda agira mu mitima ya benshi, mu byukuri akagenda kibikamo, ukabona nyine benshi bashaririwe n'ubuzima. Burya nta wangwa na bose ariko nta n'ukundwa na bose. Mu gihe uri gutera imbere, zino nshuti zidukikije ntabwo ziba zibyishimiye. Ubona ko nyine baragusekera bakavuga uti congratulations, bakavuga uti ibyo uri gukora biri trebya, ibyo ukora ni byiza, turabikunda ndetse turagushyigikiye, ariko mu mitima yabo haba harimo mukushi. Ndagira ngo muraza kunyemerera iyi breaking news tuze kuba tuyivuga, ariko ndayivugana agahinda n'intimba. Ubwo nge nabonaga mu byukuri ajya kwivuza cyangwa se ajya kuri rendezvous y'umuterapiste ku bitaro byitiriwe umwami Faisal, nkavuga uti byanga byakunda uyu mudamu araza kubakira, kuko ni indwara nyine ubona ko yapfuye urupfu rutunguranye cyane. Ku isaha y'isaha 4 yarasanzwe ajya kuri rendezvous agafata imiti, mu byukuri akongera agataha. Ababizi murabizi, ariko nyine byaje kumvikana ko yaje kujyayo bakimureba baramusuzuma babura indwara, ariko umudamu yagenda ukabona nyine afite isereri, arakomeza kugenda se nyine ukabona ubuzima bwa mukubise pe. Ni nkubwira ngo ubuzima bwa muriye uze kubyumva, nibwo bamubwiye uti ntabwo uri buze kubutaha
turabura indwara ariko turabona n'ubuzima bwawe butameze neza kubera ko nyine ukuru turi kukubara donc genda uburyamye mu bitaro kugira ngo tuze kuba tureba nimba ari cyo twagufasha. Ubwo mu gihe ngo azaba asinziriye mu by'ukuri bazaze kumukangura bamukoraho bamubwira uti byuka tujye kugusuzuma ngwino ujye mu rusuzumiro basange umudamu ntabwo akirimo guhumeka. Ubwo bakibikoza inshuti n'abavandimwe ntabwo bigeze babyemera kuko uyu mudamu nubwo atarasanzwe ajya mu kazi biravugwa ko mu by'ukuri nyine yakomezaga kugenda asharinga ibitekerezo ahereza nyine ibitekerezo abo bakorana mu kazi. Abo bakorana mu kazi niyo baje kuba umugira mu by'ukuri baravuga uti ntabwo uzagaruka bitewe nuko uri kugenda uzamuka mu ntera, wowe uraza imyanya yacu yose ukatangira kujya nyine ubwenge ufite ntabwo mu by'ukuri uza kubudukorana. Wowe nta kuntu waza kubuza ahangaha muri PR twarakabye nyine akazi kacu twarakubatse, wowe uricyuje nyine uje nkande. Ukabona nyine benshi mu by'ukuri amashyari arabyuka. Ubwo uko amashyari abyuka ni nako iminsi yawe bakomeza kugenda bayibarira ku ntoki. Ubwo ni nkubwira ngo Senateri Mukabalisa Donatira witabye Imana ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2026 ndetse kuri iyi tariki ya 30 ni nabwo mu by'ukuri avukaho. Ubona ko ari ibintu bishaririye ubuzima bwa benshi. Tekereza kuvuka ku itariki akaba ari nayo upfiraho. Ubwo ibyo bintu nabyo bifite igisobanuro gikomeye cyane. Benshi bakavuga uti turabyumva ari blessed cyangwa se mu by'ukuri ni umunyamugisha Imana yaramutoranyije. Ariko burya akazi kose mwakora mw'abantu mwe, ndagira ngo iyi ni message mu by'ukuri Donatira asigiye abantu benshi cyane, ni waka ikomeye cyane. Mu kazi kose ukora uzabona uri gusharinga idea ukabona nyine barabikunze bo mukorana ndetse baranakubaza. Ariko nubwo bakubaza bakabona ibintu bimwe na bimwe urabikora turebye bakabona nyine ibintu byose bikora neza, bakabona donc nta nundi babaza atari wowe, ntabwo mu by'ukuri bazigera bishimira kuba ari wowe uri kubagayidi. Abantu nyine ni nta munoza, abiyisi ni nta munoza. Ubwo bazagenda batangira kukugerera amajanja mu buzima bwawe bavuga uti uyu nguyu abigenza gute bikora gute. Ariko nubundi barishuka bashobora kukwica ariko mu by'ukuri bakakwica nyine bakagukura ku ntebe y'ubuyobozi kugira ngo bayisigarane. Ariko nubundi iri mu mutwe wawe ntabwo nabyo baba babyishe cyangwa se nubundi ntabwo baba bakwishe kugira ngo mu by'ukuri bibajye mu mitwe yabo. Ukabona benshi barakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye bavuga uti uwitwa Karori ndetse n'uwitwa mu by'ukuri Nkurikiye Yesu baze kuba bafungwa, baze gukanirwa urubakwiye. Niba koko aribo bihishe inyuma y'urupfu rwa Senateri Mukabalisa Donatira uwigeze kuba perezida w'inama nshingamategeko, ndetse bakavuga uti aze kuba mu by'ukuri ahorerwa, ijisho rihorerwa irinde. Ubona ko nyine abantu benshi baragaragaza reaction n'amarangamutima yakomeje kugenda ashengura imitima yabo, bakavuga uti baze kuba nabo bakanirwa urubakwiye. Tekereza kubona umudamu nk'uyu nguyu nyine ni umutungo w'igihugu, nesanse n'ubutaka, nimba ikubwira uze kubyumva gutyo kuko uyu mudamu donc yakomeje kugenda akora ibikorwa by'indashyikirwa, n'umwe mu badamu bazamuye voice cyangwa se agaciro k'abadamu ku isi. Tekereza uyu mudamu yayoboye ibigo byinshi, ninkubwira ngo ibigo by'inshoramari byinshi mu gihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda abigaragaramo. Mu by'ukuri yakomeje kugenda agaragara mu gutanga inama ndetse mu biganiro mu by'ukuri bihwiturira urubyiruko kwiteza imbere. Kuri RBN mwakomeje kugenda babona ko yakomeje kugenda ahagaragara. Nyine yakoreye igihugu cy'u Rwanda, ntabwo bakagombye kuba bamwe mu bakoranye bamwitura ibintu bimeze gutya byo kumuroga ndetse bakamuroga indwara zishaririye ubuzima bwe kugeza naho yaje kuba anitaba Imana. Ubwo ngo yarogewe mu mushyikirano, nyine ni amakuru menshi cyane yakomeje kugenda avugwa, ariko ndaza kugerageza nkomeze kugenda mu by'ukuri nkuvira imuzi n'imuzingo ku byakomeje kugera bigaragazwa. Ariko kugeza kuri aka kanya harakekwa inshuti ze karizo zaje kuba zimuroga, kuko bakimara kubona apfuye nyine ubwo Sena yaricaye iravuga uti reka dutangarize abamukundaga ndetse n'umuryango we tubabwire ko mu by'ukuri yapfuye mu gihe tutaramenya icyamwishe cyangwa se urupfu rwamujyanye. Ubwo nyine Sena iraterura igira ati uwitwa Senateri Donatira Mukabalisa yitabye Imana azize uburwayi, akaba yapfiriye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal.
tubabajwe no kumenyesha inshuti n'abavandimwe inkuru y'incamugongo imeze gutya, ndetse natwe nyine biratubabaje. Ubwo bagiraga ngo nyine benshi ntibaze kuba bagenda bababaza ibintu byinshi cyane bitewe n'uko nyine nabo bari bagererewe. Uyu mudamu yakomeje kugenda ashengura benshi cyane, mu by'ukuri mu bantu barakomeza kugenda bavuga uti ibyo bicucu byaje kuba bikora ubwo bugoryi bwo kurwanira umwanya w'ubuyobozi. Nyine ubuyobozi bwo mu isi ni ubuyobozi ki? Murarwanira ubuyobozi mukinira ku buzima, nyine ukabona benshi bafite intimba n'agahinda, bakavuga uti nabo muze kuba mubakanira urubakwiye. Uyu witwa Nsengiyumva ngo yabonye akomeza kugenda nyine ngo intebe ye bakomeza kugenda bayigira amaji, nyine abona imyanya ye mu by'ukuri yose bari kugenda bayikaba ubutitsa. Umudamu nawe arakomeza kugenda aba impirimbanyi, avuga uti reka nkorere urwambyaye, reka nkorere igihugu cyanjye. Ariko abandi nabo bakavuga uti urimo kutubuza umugati, ntabwo biri buvemo. Ubwo abadayimoni barahaguruka bava kwa Sekibi, baravuga uti ntabwo ari buze kuba arama, hoya ntabwo biri buze ko mu by'ukuri bikunda. Ubwo nyine baratangira kumugira amajanja, baravuga uti reka tukwereke. Uyu witwa Nsengiyumva aravuga uti ntabwo intebe yanjye uri buze kuyicaramo. Ariko ubwo bakimara kumenya ko bakekwa ndetse banatangirwa amakuru nabo bakorana n'abandi bacuranye umugambi, ariko bakaza kubyanga bavuga uti uyu mudamu turamukunda ntitwamuhemukira, baje kuba babatanga muri RIB, ndetse aka kanya tuvugana baje kuba bamwe batangira kugenda bafatwa. Ubwo bakavuga uti nibiza kwa biba mahire Imana idufashe, ibyo bigoryi tuze kwa tumenya ko ari byo gusa tukwere nabyo twabirasa. Ukabona nyine abacu baravuga uti bo barase, kuko uyu mudamu twamukunda, ni umudamu wafashije igihugu cy'u Rwanda, nafasha mu by'ukuri kuzamura values z'ababyeyi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo bicucu nabyo mwabirasa ibisasu byo mu mutwe kuko n'ubundi byazahimukira ukabona nyine benshi. Ariko leta suko ibifata. Leta mu by'ukuri ntabwo icyaha ijyanisha ikindi, ahubwo ikora investigation.